Nisanze muri Indiana nuko nari ndangije kwiga. Aha turi ni muri kaminuza ya Notre Dame iri mu mujyi wa South Bend, Indiana. Iyi ni imwe muri kaminuza zikomeye haba muri kino gice cya Amerika yo hagati ishyira mu burengerazuba Midwest ndetse no muri Amerika yose muri rusange. Iyi kaminuza yizamo abanyarwanda barimo Dr. Raissa Twiringiyimana w'imyaka 29. Nibyo wabyumvise neza, aracyari muto. Uyu Raissa afite inkuru itangaje kuko muri uyu mwaka wa 2024 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga PhD afite gusa imyaka 28. Yize ibijyanye n'ubutabire organic chemistry n'ubumenyi bw'ibinyabuzima biochemistry. Uretse kuba yarakuze ari umuhanga ndetse akiga nashyiraho umuhate, Raissa ni umwe mu banyarwanda bagize amahirwe yo kuza kwiga muri Amerika kuri buruse ya leta nk'imwe mu nkingi za guverinoma y'u Rwanda mu guteza imbere uburezi. Ndashimira ubuyobozi bwa RPF ko bwa creating opportunity kugira mbe hano muri Amerika. Njye buryo naje muri Amerika naje kuri presidential scholarship, niko nisanze hano muri Amerika. Kugira ngo agere kuri ibi, Dr. Raissa avuga ko hari ibyo yabanje kwigomwa byiganjemo ibirangaza, ari nayo nama ikomeye agira urubyiruko. Kugira ngo u Rwanda rube rutekanye rushobora guha buruse abana barwo bakajya kwiga hanze ntibyizanye. Hari benshi bamennye amaraso yabo. Kugira ngo buri munyarwanda wese agire ubwisanzure ku gihugu cye, hari abanyarwanda benshi bitanze no mu bundi buryo ngo ibi bigerweho. Mu metero nke za kaminuza ya Notre Dame iri mu mujyi witwa Granger, Indiana. Aha ni muri amwe mu mazu meza y'icyitegererezo. Ahatuye Engineer Gatete Gaeta, Sefu Kujera n'abandi banyarwanda baje muri Amerika mu 1987 no mu 1989. Aba kimwe n'abandi bagize uruhare rukomeye mu gutangizwa kw'amakominota y'abanyarwanda baba muri Amerika. Batanga umusanzu muri FPR Inkotanyi ndetse banarwana urugamba rwo guhangana n'abaharabikaga u Rwanda bagezwa imbere y'ubutabera. Muri 90 niho RPF yatangiye, ariko mbere yabwo muri 89 sinzi ni mwigize kumva wari umwana. Haba inama y'abanyarwanda ku isi hose ariko ibera hano muri Amerika. Ikibazo cyari kiteye nuko ikibazo cy'abanyarwanda bari hanze babujwe gutaha. Muri icyo gihe Habyarimana avuga ko u Rwanda rwuzuye. Nuko akunda banavuga ngo gusenga amasengesho adafite action ntacyo bavuze. No kuko bitwara umuntu patriote nta action irimo ubwo ntacyo nkaho ubaye nk'abandi bose, kandi abo tuzi hano by'ibipinga n'ibiki n'ubundi bigeze gukora bahari benshi cyane bakoreye leta, ariko kubera iyo patriotism idafite action ahubwo baza kuba ibigarasha. So benshi ro bavaga aho ngaho bakajya za Burundi bakamanuka na Malawi, Zambia, South Africa cyangwa bakandi bakazamuka ruguru kugira ngo baze i Burayi baze na hano. Kuva umuryango wa RPF Inkotanyi watsinda urugamba, wiyemeje ko muri gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere hazibandwa ku guhanga imirimo mishya, guteza imbere ubucuruzi bw'ibyoherezwa mu mahanga, kunoza ireme ry'uburezi, kurwanya igwingira n'imirire mibi no kunoza imitangire ya serivisi. Abanyarwanda bari muri Amerika ndetse no mu mahanga bafite umukoro ukomeye. Tugize ayo majyambere, iterambere ryose n'ibindi, science and technology n'ibindi byose n'ubukungu n'iki, twatinze kugira ngo tubone uko tubikora ibyo ngibyo, bamenye ko tugifite ubwo rugendo rwo kugira ngo tuzabigereho. Bari na heza barabireba, turashaka kugeraho bari abageze abaho. Ibi kubigeraho bisaba kwigomwa no kwirinda ibirangaza, nk'uko Dr. Raissa Twiringiyimana nawe abigiramo inama urubyiruko rugenzi rwe. Urubyiruko rwo muri Midwest mu bihugu byateye imbere hari ibirangaza byinshi ariko na opportunity nyinshi. Icyambere ni ukumenya indangagaciro zawe, ukibuka n'indangagaciro z'abanyarwanda. Muri uru rugamba rushya turangajwemo imbere n'intore z'urusha intambwe nyakubahwa Paul Kagame, chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi. Buri wese by'umwihariko umunyarwanda uri mu mahanga arasabwa gufata iya mbere akagira icyo akora giteza imbere u Rwanda. Dr. Raissa Twiringiyimana ni urugero rwiza rw'icyerekezo gishya u Rwanda ruganamo.
aho buri munyarwanda wese ashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye.